nanone kandi birongeye birabaye narabivuze nababwira ati nyamara igihe cyose mwafasha amaboko yanyu nanjye nkafata yanjye tukayahuriza hamwe tuzakora ibintu bikomeye cyane. Amasengesho twasenze burya ntaga ari gupfa ubusa. Uzi impamvu ndaje nyikubwire neza cyane gatanu kuri agenzi kako kubera ko ijambo ry'Imana ubwaryo risobanuye byinshi kuri twebwe ndetse rijya rinakora rikaturengeraho rukomeye. Niyo mpamvu butuvugana none angaha abasore ba Makenga njya mbabwira ngo bahetse isezerano hari abo mbivuga bakantera amabuye ariko niko bimeze. Ukuri kose kugiye hanze ubu tuvugana nubwo mu biganiro iyo ngiyo mu Busuwisi ibintu bitameze neza bakomeje kugenda bagundagurana ariko Makenga nawe afite ukuntu yasigaye agobyora ibintu afite ukuntu yasigaye akora ibintu bye mwibanga. Ntabwo Kisekedi ari ufite ubuhanga wenyine. Byagenze bite rero kugira ngo abasirikare ba FARDC batangire batabaze bari kurira bavuga ati mana dutabare niba ubaho niba utanabaho kandi twiyambaza ibisekuru byacu turebe ko aribyo hari cyo byakora. Kubera iki bari kujya ku mpande ebyiri zitandukanye? Ndaje mbabwire ikintu Makenga ari kugenda bakorera mwibanga rikomeye cyane ariko kandi narakubwiye ngo nta udasangira n'udakora nta usangira n'udakora niko babivuga gute muze kunkosora cyane. Ubu tuvugana na Kinshasa abasirikare ba FARDC nabo hari gikorwa bakoze ku ntari za Sarambwe aho bagikore naho ndaza kuhababwira ni ishyano rikomeye cyane ndaza kubivugaho. Hanyuma abaturage rero bari kuririmba izamazamuka nyuma yuko uduce tugeze muri tubiri bari babangamiwemo twamaze kwigarurirwa n'intari za Sarambwe. Ese namwe muraje muririmbe izamazamuka ndaje tukomezanye aya makuru neza cyane nyarambura. Hanyuma rero ntago ingabo za Neva zisengeye narabibabwiye ati ibintu byo kudasenga munasenga mwishushanya ibyo bintu ntago bikora hari Burundi ntibiri gukora. Mwari muzi ibintu byabaye mu kibira narababwiye ntago inkuba zirarangira ziracyari mu kirere ziracyaza zigenda zikubita buhoro buhoro zipoweye mu kibira. Nanone habaye indi operation. Ese noneho aba bapfuye bo ni bwoko kibadi bazize iki byagenze bite? Ubundi ni mugambi kibari bafite bakubiswe n'iye nkuba yaturutse hehe? Ibyo byose ndabizi mukeneye kubimenya neza cyane. Niyo mpamvu Pacifique mabaye gatanu kuri kagenzi kako kugira ngo nkugezeho aya makuru neza cyane. Hanyuma rero murabizi icyo gukora murakizi cyane. Niba uri ubwa mbere udukurikiye kanda subscribe. Niba uzi ko usanzwe udukurikira inkora mutima zanjye by'umwihariko mwibuke mukande kuri like neza cyane. Hanyuma tubane gatanu kuri kagenzi ikako. Yes niko bihagaze rero. Ndagira ngo munyemerere mufashe twinjire muri iki kiganiro imitima yacu isukuye imeze neza cyane kubera ko ngendana n'abakristo ariko bibaye utari n'umukristo wakizwa none kubera ko ni iby'ingenzi cyane kubaho uri muri Yesu ngo niba urimo neza gumamo. Aha reka dutangire amakuru nta mpamvu yo gutinda. Hanyuma rero bantu bacu tugiye guhera kuri aya makuru y'ingenzi hanini ngira mwagiye muyumva handi ariko none reka ngiye mbabwire amwe mu yo namaze kumenya. Murabizi neza cyane mama 23 iri mu biganiro na Kinshasa. Bimwe nahoze mvuga ejo ngira ngo abo twabanye ndi kwibabwira mwarabyumvise mwaranabisobanukiwe. Narababwiye ati nyamara aya matangazo Bertrand Bisimwa ari gushyira hanze agaragaza buryo kibizereye mu masezerano bari businyane na Kinshasa kandi abizi ko Kisekedi ubwe binyuze kuri Patrick Muyaya ibyo yaravuze ati twebwe rega ntago tujya mu biganiro kugira ngo agahenge kaboneke cyangwe amahoro abe yaza ati tujya mu biganiro kugira ngo dusabe M23 yasenywa bayikuraho bakava Goma bakava Bukavu nandi agiye atandukanye. Nanone Makenga akababwira ati riko muri kirigita mwarangiza mukanaseka rwose turekure Goma turekura Bukavu tujya kwifata uzimbaraga byadutwaye. Aha rero nicyo kintu nashakaga kubabwira. Buriya Bertrand Bisimwa bino bintakora byose ni ukugira ngo agaragaze isura yuko koko Kinshasa ibyivuga babyubahiriza ahubwo Kinshasa itagibyubahiriza. Mwari muzi ibintu Makenga yakoze nisha nawe ngo nta miyaga rata Makenga niyo mpamvu uri umusirikare bari umusirikare uko byagenda uko ariko kose. Bertrand Bisimwa aratangaza Makenga agakora operation ntago Kisekedi ari usamayeri gusa. Amayeri abantu bose barayazi yo muri mu rugamba amayeri yose arakoreshwa cyangwa se technique. Nakubwiye ngo ikintu cyose ufite hafi aho cyakubera intwaro. N'uyi mikoro yanjye ni intwaro ikomeye cyane. Iyi mikoro ni intwaro. Niyo mama babwira niba wicaranye telefone yagutabara, niba ari mikoro yagutabara, niba ari umwenda wambaye nawo wagutabara. Buri kimwe cyose wagikoresha nk'intwaro mu gihe ushaka kwirengera. Makenga rero nyuma yuko Bertrand Bisimwa ari gutangaza ibyo ngibyo Makenga nawe ari gukora operation z'ubwiyahuzi. Ari gukora operation so navuga ko ari z'ubwiyahuzira ari
gukora operasiyo za kasamutwe kuri coalition. Nk'ubu ngubu tuvugana Uvira, ubundi biragoranye kumva ko umusirikare we M23 yahagiye akakora operasiyo. Biragoranye kumva ko Igisangani hari operasiyo yahabera. Biragoranye kumva ko hano muri za Warikare mu ba mercenaires cyangwa ara muri bari Abafaransa n'Ababiligi hari operasiyo yahabera. None ko zahabereye rero bimeze bite rero? Dore ukuntu byagenze. Hari amakuru akomeje kujya asoka aturuka mu biganiro nubwo atari yagatangazwa byo bari kugenda baganiraho. Rwabuze gica nta kintu n'iki, nta ngingo nimwe bari bakumvikanaho, gusa ayo namwe mu makuru nyine bari kugenda asoka aba yabacitse akajya hanze, ariko ubundi umwanzuro ntabwo urajya hanze w'ibyavuye mu biganiro. Reka mbabwire rero, Makenga ryamuguye mu gutwi baramubwira yuko nta kintu kiri kubivamo. Ararira avuga ati nta mpamvu yo kuborohera, nanjye reka mbakore operasiyo ya kasamutwe, banze mbakubita akantu kagapera babanze bumva uko bimeze. Nta kindi kintu yakoze rero, yagiye yegera bara ngo ni ba P5 Kare Nelson niwe twakoranye ikiganiro akajya avuga ngo yabona guturambo ngo babona guturambo tuzamuka hejuru mu kirere, ariko si uturambo gusa ahubwo bagiye banabashyingura, kuko buriya kugira ngo unahakura umurambo nabwo ni ibibazo. Ntago kwari siri kubona ko icyuri mirambo pe, ni uko nukuri mbabwiye. None se bari kujya baza bakavuga ngo turaterura bakeya, bagasanga bari ko amasasa ari kuvuga, abo baje gutabara nabo bari kureba bakabona bakicwa. Nkoka byara ikindi kintu bakora ni iki usibye gufumyamo bakigendera. Ubwo si yo mirambo M23 itayishyinguye yazashyingurwa nande? Naho nyamabwira ngo abasirikare b'Abarundi baraza bagapfira muri Kongo, barangiza bakanashyingurwa, mwarangiza mukantera amabuye. Mwari mwabona Neva usibye mu misi ishije ngo yasabye uburenganzira M23 ati mutubabarire dukira mirambo yacu, barayicyura bayijyana i Burundi, ariko abeshi bashyingurwa muri Kongo. Uko nukuri si kinyoma mbabwiye pe, uko nukuri. Nundi wese ashaka kubimbaza ajye muri groupe ajye muri groupe aciye muri comment kuri link iriho, link ya mbere iraonga muri comment kandi ho iraza kukujyana ikugeze muri groupe, hanyuma uze guca inyuma mu gikari unyandikire. Numara kunyandikira rero numara kunyandikira ndaza kugusubiza ibibazo byose uri bugere gute uri buze kumbaza. Hanyuma nanone rero bakunzi bacu, abasore ba Makenga hano hari umutaramu wanyandikiye yongeye asubiramo rya jambo ngo babaziritse ngo bari kubakona ko nawe no munyarwenya. Arambwira ati ubu tuvugana none ahangaha abasore b'intare za Sarambwe bari gutanga isomo rikomeye cyane. Ati kuva saa 11 za mu gitondo kugeza mu kanya gato saa 4 mutaramu, ati ibintu byahinduye isura ku buryo ibintu biri kubabaho batazabyibagirwa ko iyi tariki yari tariki mbi kuri bo. Hamaze kwicwa abasirikare 17 nibo bagaragaye bishwe ku ruhande rwa coalition, abeshi n'abanyangora, abandi n'abasirikare ba FARDC. Ati kugeza ubu Abarundi bari kubebera, bari kurwanira inyuma mu birometero bya kure niho bari. Ntago rero intare za Sarambwe zari zakabageraho. Mpita mubaza ati none se mutaramu, ati bime neza nyine umbwire bimeze bite, byatangiye ryari M23 iri kurwana n'abahe ko wari abarwana ari coalition nyinshi cyane. Anga ati rero byatangiye mu gitondo M23 irwana na P5, ariko P5 yigizayo hinjira urugamba FARDC, hinjira urugamba FARDC ndetse n'aba basirikare ngo babanyangora ngo bararwana barwanye bamara umwanya ungana n'amasaha 3 n'iminota 27. Ati muri ayo masaha yose yashije hafuyemo abasirikare 17. Rero ndagira ngo mbabwire, ushobora kubyumva ukava ngo kari bakeya, abo ni bakeya. Reka mbabwire, sindi umusirikare, sinanakibayemo, ariko kubera kuntu nganira nabo kenshi abasirikare 17 wabonye ubishe muri coalition muhanganye, buryo uzi ko urugamba warutsinze, uba warutsinze. Abasirikare n'abantu bazi gukoresha strategy zose zishoboka kugira ngo birokore. Rero iyo bacitswe hakaraswa mwabo uba wabahangaye biba byarangiye, kubera ko niyo abaye umwe gusa, abumwe akicisha abandi, abumwe akicishije abandi. Ibi rero nibyo byabaye kuri abasirikare ba coalition, ngo batatse nyuma yo kwimvutura rimwe kubita P5, imaze gukubita P5 maze bemeza ko bagiye kugira gute, bagiye guhunga bakava muri utwo duce, baragenda barigendera bo bagenda mu bimodoka. Barangije
haza FARDC n'abasirikare b'abanyangora ngo tuje guhindura byinshi ngo ku rugamba. Igihe bari kuvuga ngo bagiye guhindura byinshi ku rugamba, nicyo gihe bahuriyeho n'ibyago bikomeye cyane, birangira bakubitwa urw'agashinyaguro, bakubitwa nabi ku buryo buteye ubwoba, bahanwa n'intare za Sarambwe ku buryo bukomeye cyane. Uzi ibintu byababayeho ni ishyano rikomeye cyane. Ibintu bibabayeho ni ukuvuga ngo none angaha amakuru ari breaking news, amakuru atari hivumbi, amakuru ari kutugeraho none angaha aremeza neza ko abasore ba Makenga nta mikino bari bafite hano mu rugamba, ndetse na strategy zose bakoresheje zo kugira ngo batsinde urugamba bakoresheje ni itegeko bari yahawe na Makenga. Mbese Makenga amakuru ari kutugeraho biravugwa yuko yaba yimanukiye mu rugamba, ariko mu ibanga rikomeye cyane, mu mbabarire ko mvuze icyo kintu undi ntago nagombaga kukivuga, ariko nta kundi biravugwa ko Makenga yaba yiziye ku mirongo y'imbere ku rugamba, akaba yaje kugira gute kuguhereza akanyabuga, guha murare abasirikare. Murabizi wenda abantu mwabaye abasirikare mushobora kuba munkurikiye, iyo afande wanyu ubundi ngahageze akenshi n'imbaraga niyo mwaba murwaye mugira murari. None aba basirikare bo kugira ngo bumve ko afande wabo yaje ku rugamba, yaje kubatera nyine murari, imbaraga, yaje kubasubizamo imbaraga n'intege. None ngaba basirikare ngo bari kurwana nk'abasazi, mujya muvuga ngabazarendo, bari kurwana kurusha abazarendo. Abazarendo bo barwana batitaye ko barapfa cyangwa barakira, bari kurwana ku buryo bukomeye cyane. Ibi ngibi rero bikaba byamaze kugira gute, byamaze gufata indi ntera ku buryo bukomeye cyane. Gusa icyo nababwira cyo mwabantu mwe, ntago byoroshye kubona umusirikare uri kurira nk'uruhinja, kubona umusirikare uri kaboroga ahamagara mama we. Aba niba abasirikare b'abarundi ariko babwira, abasirikare b'abarundi b'abana babohereje, abenshi nabonye nanabaruta abo ngabo babohereje. Sha Neva araboretse no kuri kose gushoboka, uko nuko ninde kubahereza. Gusa igihari nuko ubu tuvugana amaginga yangaya. Sha abasore ba Makenga nge nabayingeze ngo ya bari gukora ibikorwa bishimishije, nyuma yuko ejo bavugaga yuko bavuye mu duce tugiye dutandukanye, none twa duce badusubiyemo. Nanababwira yuko ubu tuvugana intare za Sarambwe zimeze neza cyane, ndetse n'ibice ziherereyemo nabyo bimeze neza cyane. Hanyuma rero bakunzi bacu, nyemerere tujye Burundi. Wakabyara ninde waruza abarundi, ninde waruza igisirikare cy'u Burundi? Mawe ya baragira igikorwa bakora ngiyi nkubira kubise, baragira ububiko bw'intwaro ngubwo bwaturikijwe. Ese Makenga kuki bino bintu? Ariko rero sinarenganya Makenga, sinanarenganya Neva ari mu rugamba arahanganye, ibintu byagiye gukora abishyize ahagaragara, abigeze public, nanjye ndabibonye, n'umusirikare wese arabibonye, na Makenga byamugezeho kandi n'umwanzi gute Makenga yabura kujya gushaka uburyo kiyirengera, arasi ibyo bitwaro, yagombaga kugenda akabibombarida, akabirasa, byaba ngombwa akica n'ababikoresha. Uko n'ukuri mbabwiye ntago ari ikinyoma. Mu rugamba niba uhanganye n'umuntu muri mu rugamba, urabizi ko nagufata ntarakubabarira. Ubwo rero niba ubonye uburyo bwo kumurangiza, murangize. Niko basirikare ubundi numvise umusirikare ambwira ati iyo mbonye ihirwe nkabona umusirikare byo vuga ngo namufata amateko mba nabyibagiwe, ati nta nubwo mba nkibyibuka, ati mpita nkubita mu cyico rimwe gusa nkaba ndamushoje, ati kubera ko nawe amfashe yakubita mu cyico. Ubwo rero Makenga nawe arimo arajya kubita mu cyico kwa Neva. Ariko mukavuga ngo ndi guseka, ntago ndi kubaseka. Kubera iki? Kubera ko Perezida Evariste Ndayishimiye sinamutindaho, nawe we akora inshingano ze nyine nk'umuyobozi. Ariko rese abasirikare kubera iki batamwumvira, cyangwa umuntu kubera iki babone imveturi zamutse amaguru bakayabangira ingata bagahunga birukanka ku buryo bukomeye cyane. Ibi rero ni ibimenyetso byiza bigaragaza ko bari gutsindwa ku buryo bugaragara neza cyane kandi bugaragarira amaso ya buri wese. Gusa icyo twavuga ngo Imana ikomeze ibahungishirize kure cyane, kubera ko nitabahungishiriza kure bizaba ari ibibazo bikaze. Ibi byo ndababwiza ukuri ni ibintu byiza cyane kuba Makenga ari kwinjira no mu kibira akagenda agakora operation. Hishwe abasirikare barenga 8 bose bapfuye, ndetse haturitswa n'intwaro bari bafite nshyashya, harimo ngo ni radar ngo itwara drone, bari bagiye kujya bakoresha drone bazihagurukiriza aho ngaho zikajya kurasa mu ntare za Sarambwe. Makenga ni gute mutagira ngo ye munsi uhurize Makenga muri comment mu mugire ati muraho, uhurize Makenga muri comment mu mugire ati muraho. Byo biraza kuba bihagije neza cyane. Hanyuma rero imigambi mibisha y'abanzi ikomeje kugenda igira gute, ikomeje kugenda ifuba kuri buri uruhande,
imigambi mibisha y'abanzi ikomeje kugenda ipfuba mu buryo bugaragarira amaso ya buri wese. Abasore b'amakenga bakomeza bagenda bakubita ku buryo bukomeye cyane. Ibi ngibi ndabikunze rero ku rwego rwo hejuru cyane, kubera ko iwarikare babacashuro nirirwa mbabwira, babazungu nirirwa mbabwira, bahawe isomo rikomeye cyane, aho kugeza amaginga ngaya bari kuvuga ati nituramuka tugeze iyo tugomba kugera tuzagufashirizayo rwose. Kisekedi wowe ariko ibyo kuvuga ngo turongera kugaruka ni wawe rwose byibagirwe ibyo nibyo babwiye Kisekedi. Hanyuma rero bakunzi bacu, ndakeka update narifite aranganya soreje. Wowe icyo ukora nta kindi usibye gukanda subscribe ndetse na like, ukajya ubasha gukurikirana n'ibindi biganiro bizajya bigenda binyura hano. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde, bye bye. Ngo batatse nyuma yo kwimvutora rimwe kubita P5, imaze gukubita P5 maze bemeza ko bagiye kugira gute, bagiye guhunga bakava muri utwo duce, baragenda barigendera Makenga. Nge nabayingeze ngo ya bari gukora ibikorwa bishimishije nyuma yuko ejo bavugaga yuko bavuye mu duce tugiye dutandukanye, none twa duce badusubiyemo. Nanababwira yuko ubu tuvugana Intare za Sarambwe zimeze neza cyane ndetse n'ibice ziherereyemo nabyo bimeze neza cyane. Hanyuma